Iri ni ihumure ku mukristo wese uri mu rugendo rujya mu ijuru. Guys, nk'uko nabibabwiye ngiye kubabwira ihumure umukristo wese ufite isezerano ategereje wese, akaba yizera Yehova, akaba avuga ati amasezerano yanjye yatinze kugera. Rero uyu munsi nabateguriye ihumure ushobora kuba wagira ukavuga ati byibuze wenda iri humure rirampumurije, kandi nizere yuko biri buze kudushimisha. Mbere yuko dukomeza iki kiganiro rero ndamanza mbiyibutse, ngewe muri kumva nitwa Iceboy nyawe, nk'ibisanzwe ndi umukomediye, ariko nk'uko nabibemereye nzambacishirizaho ibiganiro byerekeye ku bukristo nyabwo. Mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu rero turamanza twisegure kuri Nyagasani, tumusabe yuko yabana natwe muri iki kiganiro kugira ngo ntagire ahantu dutegwa, ntituvuge ibitari byo, ahubwo tuvuge ibyo we yifuza ko dukwiye kuvuga. Uwiteka Mana yanjye ndagushimiye cyane, nkweretse abantu bose bari burebe iki kiganiro kugira ngo iri humure ngiye gutanga Nyagasani ube warikojejeho amavuta yawe, kandi ikindi nanone amagambo anturukamo aba aturutse mu byo nkwizeramo, kandi nanone aba ari ukuri. Nyagasani rero ndagushimiye cyane, isezerano wahaye Aburahamu wararisohoje, nanjye nizeye yuko iri sezerano nkusabye kugira ngo nsezeranye muri iki kiganiro nizeye ko urarisohoza. Amen. Okay guys, rero turakomeje n'ikiganiro cyacu. Ikintu cya mbere ukwiye kwizera mu buzima nk'umukristo, ukwiye kwizera Bibiliya, ibiyirimo bivugwamo byose, kugira ngo utazabusanya n'ukwizera kwawe. Ihumure ryawe rero ni iri. Ushobora kuba wari ufite isezerano uvuga ati njye mfite amasezerano nagiranye n'Imana, ndi gukora mu rugo se, ndi umuntu ukora akazi gasuzuguritse, ndi umuntu ukora ibintu byinshi bitandukanye, ariko nyine ukaba uvuga ati njye nkaba nsaba Imana yuko izamfasha nkagera kuri iki kintu. Guys, ni benshi baryamye mu bitaro wowe uruta, ariko nyine ni benshi bagiye batambuka wowe urasigara. Ntabwo rero humura, ntuzigere utambuka rya humure ryawe n'aya masezerano yawe bitarasohora. Humura rero, Nyagasani arakuzi, no kuba muri ako kazi nuko abizi, kandi ufite n'impamvu uhari. Igihe runaka Nyagasani azaba ashaka kugira ngo asohoze ya masezerano yawe azayakora, kandi ni vuba. Kenshi dutsindwa urugamba twari tugiye kurusoza. Ikintu cya kabiri rero, turagendera kuri Bibiliya. Muri Bibiliya twese tuzi yuko Aburahamu yabonye umwana afite imyaka 100 yuzuye. Icyo gihe yari agezemo yari umuntu utatera inda ngo ibashe kwinjira, yari umuntu wari ugeze mu gihe cyo kwiheba, ariko yari afite isezerano yahawe n'Imana. Byaranze rero rirasohora. Nawe tekerezeho urebe mu bintu byose waba warasabye Imana ko igusezeranye yuko izabigukora. Ese wowe ugejeje imyaka 100 ya Aburahamu kugira ngo wenda uvuge ngo waniheba? Wowe cisha bugufi rero utekereze ku kintu kimwe, uvuga ati Imana yabikoreye Aburahamu, nanjye izabinkorera. Ejo ntago ari kure ku mukristo, ejo ni hafi. Niyo mpamvu duhora twiteguye kugira ngo igihe cyose Jesus azamanuke twiteguye. Kandi nawe ubwe yarivugiye ati hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Isuzume neza urebe nimba muri ibyo 7,000 ubirimo. Ikintu cya gatatu rero, turareba ku isezerano Imana yahaye Nowa. Isezerano Imana yahaye Nowa ikanamukunda cyane, ikamubwira ati uzajya mu bwato, hanyuma uramwuzure uzajya kuza wowe waramaze kujya mu bwato, wowe n'umuryango wawe n'amatungo n'ibindi bintu byinshi. Ibyo byose Imana yaramurinze, umwuzure ararokoka, hanyuma isezerano rye rirasohora. Ikindi kintu reba, gira ukwihangana. Umujakazi Hagari, umujakazi wa Sara, nawe yarihanganye cyane ubwo yatotezwaga na nyirabuja Sara, ariko yarihanganye igeraho. Nanone ni muntu ki ugira umutima ukomeye nk'uwa Sara, aho ashobora gufata umugabo we akamubwira ati njye simbyara, genda ujye kubyarana na runaka. Bivuze ngo rero abantu ba kera umutima ukomeye bagiraga, nawe haranira yuko ari wo mutima ugira ukomeye cyane.
Guys rero icyo ni ikintu cya gatatu. Ikintu cya kane rero ahantu turagisanga, ntago habuze umuntu muturanye wasubijwe wageze ku kintu ariko akaba wifuza ati iki kintu yamba nari nkigezeho. Nyagasani ujye umusaba yuko agufasha kugira ngo ugire ishyari ritera ishyaka, apana kugira ishyari ritera umunabi ndetse no gushaka guhuguza bya bindi wabonye byaguteye ishyari, ahubwo jya uharanira yuko nawe iryo shyaka waryigiraho, bya bintu wabonye yagize bikagutera ishyaka ugakora cyane ugira ngo uzagere kuri bya bintu. Icyizere rero cy'Imana ntabwo kiraza amasinda, ahubwo icyizere cy'Imana haranira kugira ngo ibi bintu nkubwiye bigutere ihumure. Nimba wabyumvishe neza, Imana iracyakuzi kandi irakuzirikana, kuko hari benshi batambutse, wowe uracyayize, urabyuka ugahumeka, ntabwo ari uko wabarushaga gukiranuka. Kandi wibuke yuko ugomba no gusengera ba bandi bakiri ku rwego twita urwo hasi. Nimba hari ahantu wavuye n'aho wageze, ukwiye gusengera na ba bandi wasize hasi. Wibuke Aburahamu yabajije Imana ati uriya mujyi uzawurimbura n'uba urimo abakiranutsi 50? Imana iramubwira ati niba baba barimo sinzawurimbura. Arongera aramubaza ati se niba baba 30? Ati sinzawurimbura. Ati 10? Ati sinzawurimbura. Rero bivuze ngo nawe ubwawe ushobora kuba ubayeho kubw'umuntu runaka wigomwa urara adasinziye ari kugusengera. Nawe haranira reka kubera uwo muntu umutwaro, rero umufashe gusenga kugira ngo uwo muntu basi nawe amanza aruhuke, yumve yuko ibintu yaharaniye abigezeho, umuntu yasengeye ubuzima bwe bwabaye bwiza, bwamugendekeye neza. Guys rero ibi nibyo nari nabateguriye, amasezerano yanyu azakurikizwa nk'uko abakera nabo yakurikijwe, kandi Imana irabazi irabakunda cyane. Njye mwabanaga nanjye nitwa S-Boy nyawe, ndagushimiye cyane wowe muntu urangije iki kiganiro. Kandi ikindi nanone abantu batarakora subscribe ndabashishikariza kuyikora kugira ngo turebe yuko platform zacu zazamuka, iki kiganiro tugicishaho rimwe mu cyumweru. Kandi ndabashimiye cyane. Ciao ciao, Imana ibarinde, ndabakunda.